now ndimo ndababwira kurwanya Satani akaduhunga. Uyu munsi nashaka kubabwira kumurwanya hano. Mbabarira ugire gutya. Aho hano kuko abatuzi ibintu kabitse. Iyo garderobe wife ubijuru rikinguye garderobe yawe. Dore hari projecteur tugaprojecta hariya. Wakumirwa. Twese twakwifata gutya tuti uriya ni fina wayoboye twareba hirya. Simvuze ibikorwa wakoze mu bitandukanye, ndavuga ibyo utekerezaho, ibyo wirirwamo, ibyo uraramo. Tumuneshe hano, tuzamunesha hano. Beneda, nasobanukiwe ikintu z'abantu benshi bagira ikibazo. Umunezero n'amahoro yawe ubifitiye urufunguzo. Abantu birabagora kukumva. Imana irivugiye mu Baroma 14:17 iravuze ngo ubwami bwanjye gukiranuka amahoro niki n'umunezero hasongeraho mu mwuka wera. Ubwami bwa Satani bwo niki nagahinda, kubabazwa, gutotezwa, kwica, kurimbura no ikintu cyose cyiza kigufatira mind kirwanye. Umva mbabwire, ndimo ndabigisha. Umva mbabwire, utarakemeya ndekura mva imbere, utaravugisha kanwa, banza urinde ibitekerezo. Nta na rimwe Satani yarwanya intambara atahereye mu bitekerezo. Nta na rimwe yabujije amahoro mu Kristo atabanje gufata ibitekerezo bye. Niyo mpamvu amagambo ni kimwe mu bintu byihuta gufata umutima w'umuntu, kuko ahita yinjira mu bitekerezo. Niyo mpamvu Satani akoresha amagambo cyane, kuko arabizi ko kukubwira ngo uzi ibintu twabonye kuri kanaka, uzi ibintu twakoze, uriya muntu azingwa kubwiye inkuru arakuroze. Kuko nutekereza kabiri gatatu kubyo yavuze, my God, umunezero uraguruka, urisanga umusego wuzuye amazi, urimo ubwo we arimo aranywa cappuccino. Maze gusobanukirwa mbabwira akantu, natangiye kurwana ku mutima wanjye kurusha ibintu byose bigira gute. Bibiliya iravuga ngo rinda, shiraho senyenye, zana ibiti ubishinge, zana funga umutima urinde kurusha ibintu byose. Ibintu byose kurusha uko protege baby wawe, umutima bari ubanza ngo niho iby'ubugingo bigira gute bikomoka. Nta depression ishobora gufata umuntu urinda umutima we, ntibishoboka. Satani ni mpumbafu, afatiraha. Umugabo wawe aratinda gato, message zigacicikana mu bitekerezo. Aharaho ararengana ari muri office, n'ukuri ko Imana ibyo akubwira nibyo, ariko kuko hari ikosa yakozeho rimwe ugahora umubatiza buri ukwaje agasanga wabaye irindazi umusuhuza, kuko yigeze gukora ikosa. Abantu tuzi ukuntu tumeze, we always umuntu buri munsi umufatira mu ikosa yakoze rimwe. Sinzi impamvu ibyiza tutabiha agaciro. Yes, Yakobo ibice 4:7 mwahageze, niba wahageze uvuge ngo amen. Alright. Reka duhere hejuru gato. Haravuga mbese 5, mbese mutekereza yuko ibyanditswe bivugira ubusa ngo umwuka uba muri twe urararikira ukagira n'ishyari? Ariko nubwo bimeze bityo, Imana irushaho kutugirira imbabazi. Nicyo gituma ivuga iti Imana irwanya abibone, ariko abicisha bugufi gakora iki? Ikabahera ubuntu. 7 noneho, nuko rero mugandukire Imana, ariko murwanye Satani, nawe hari icyo azakora.
azabahunga, definitely azabahunga. Mwegere Imana nayo izabegera. Rashkateli. Yemwe banyabyaha nimukarabe, namwe ab'imitima ibiri nimwiyeze imitima, mubabare muboroge murire, ibitwenge byanyu bihinduke kuboroga, ibyishimo bihinduka agahinda. Mwicishe bugufi imbere y'Umwami Imana, kuko ari bwo izabashyira hejuru. Vuga cyane uti amen. Vuga cyane amen. Tugiye gusoma mu Baroma, Romans ibice 14. Abaroma ibice 14 umurongo wa 17. Oh, thank you Jesus. Hanyuma tuze kubona gusenga. Abaroma 14, 14, 14. Turara ku murongo wa 10. 17. Okay, reka mumfasha duhere ku 13 kuko ndashaka kugira ngo dusobanukirwe neza. Haravuga ngo uhereye none, uhereye ryari? None twe gucirirana imanza mu mitima. Avuga ngo ndabyumvise. Uhereye none twe gucirirana imanza mu mitima. Iki cyanditswe cyakoze ahantu uyu munsi, nongeye kukibona maze gusenga numva numva ndihanye mu yandi magambo. Nahise mbona uburyo twihuta gucira abantu imanza, wihuta guquestioninga umuntu, wihuta kubona ikibi ku muntu, wihuta gushyiraho ibintu byinshi ku muntu utarabanza kumenya reality. Mwabibonye? Atuhereye none ntugapfe kwihuta guciraho imanza abantu. Twagiye hasi, ahubwo tugambirire iki? Ko umuntu adashyira igisitaza cyangwa ikigusha imbere ya mwene se. Vuga ngo amen. 14 aravuga ngo ndabizi kandi nemejwe rwose n'Umwami Yesu yuko ari nta gihumanya ubwacyo, keretse utekereza ko ikintu gihumanya niwe gihumanya. Koma rwose nta gihumanya. Ufite uko utekereza, ibyo watekereje nibyo bikubaho. Ngo nabi buriya Paul arimo areka Abaroma ati ubu na juwa nibwo bubahumanya. Iyo watangiye gutekereza ikintu ngo ndapfuye ndahumanye, uko watekereje niko wizanira guhumana. Can you imagine? Umva di, utekereza ko ikintu gihumanya niwe gigira gute? Niwe gihumanya. Niba mwene so aterwa agahinda n'ibyo urya, ntubu ukigendera mu rukundo. Uwo Kristo yapfiriye ntukamurimbuze ibyo kurya byawe. Icyiza cyawe cye gusebywa. Kuko bagiye gusobanura icyo nashakaga. Kubera iki? Kuko ubwami bw'Imana atari ukurya no kunywa n'iki se, ahubwo ari ubwo gukiranuka n'amahoro no kwishimira mu Mwuka Wera. Haleluya. Mfasha tujyane ibyo bintu bitatu. Ubwami bw'Imana ni iki? Gukiranuka, subiramo, amahoro, kwishimira mu Mwuka Wera. As simple as that. Ahubwo ubwami bw'Imana babanje kutwereka hejuru, ntukazana ibintu byo gutekereza, ntugacira umuntu imanza, kuko ubwami bw'Imana bufite gahunda yabo. Gukiranuka, amahoro, ibyishimo nibyo bwami bw'Imana. Now tumaze igihe tureba ku masengesho, kuko next week, the whole week, ndabasaba kugira ngo dushyire hamwe dufate icyumweru cyo kuba imbere y'Imana. Bwana sifiwe. Nizera cyane gahunda, cyane rwose, cyane nizera gahunda nk'uko tuzigira, ukavuga ngo mu mwaka ngira gahunda yo kwiriza buri November. Iyo ni gahunda kandi ni nziza. Ni muri November kwa 11 niyiriza iminsi 35, cyangwa niyiriza iminsi 45, cyangwa niyiriza iminsi 40.
iyo niyo gahunda yanjye, niyo gahunda namenyereye, niyo gahunda y'itorero, cyangwa niyo gahunda y'umuryango wanjye entre jyewe n'umutware. Ibyo ndabyemera cyane kandi nibyo, ariko biba bisaba ko nanone uba flexible, sibyo nshuti? Uba flexible. Buriya mwabonye ukuntu Bibiliya ivuze ngo buriya ngo ibihumanya ntabyo, ahubwo icyo watekereje ko kiguhu, iyo washyizeho ikintu kikubera uko wakishyizeho. Uracyumva icyo nshaka kuvuga? Yes, iyo wishyize ahantu ukagangarara ukavuga ngo ngiyewe ni Novembre nibwo niyirize, kuko hari abantu uzi bameze gutyo. Rimwe imyaka myinshi ishize nigeze gutangaza amasengesho nabwirije ku cyumweru muri church iwacu. Hanyuma hari umwe mu bavandimwe ari close, ni inshuti yanjye, turasoza amateraniro ndababwira ariko ndiyumva mu mwuka ko iki cyumweru twafata iki cyumweru cyo gusenga. Mbikora kenshi cyane iyo numva ariko Imana ibinyoboyemo. Now turasoza amateraniro, bamwe bakoma amashyi, turasoza. Nyuma arambwira ati rero genda umurokore. Kandi sinjya nshaka gukorera ibintu mu mutima ngo bimvune. Pastor, biriya bintu ntibibaho. Nibihe? Ni gute ufatwa imbere yacu ngo ejo niba udashaka kurya? Ndavuga uri umurokore pe, uri umurokore. Ati niba udashaka, cyangwa niba wumva uyobowe, buriya ntabwo ari wowe wayoboye koko, natwe koko, kuko dufite gahunda yo kwiyiriza tuba twarashyizeho. Ndasobanukirwa. Noneho ndamufasha, twanashoje rwose, ambwira ati ahubwo nigeze uziyiriza nta n'umunsi nzasiba, kuko urumva ikibazo yari afite ntabwo yari asobanukiwe. Kugendera ku bintu wamaze gushyiraho buriya akenshi uracikwa. Wari ukaza ko iyo uri flexible mu maboko y'Umwuka Wera, hari n'igihe rimwe byambayeho nijoro nasenze, ahubwo sinapayinze attention. Mu gitondo nasenze, sinzi icyatumye nsohoka niruka. Hari ibintu natwaye abana ku ishuri nkomerezaho muri gahunda, ndimo ndagenda maze gudepoza abana, ndimo ndasenga nyine ndamya Imana. Niba arakambuteje nari ngezemo, n'umwuka yarambwiye ati ariko guhera ejo nakubwiraga ko uyu munsi wiyiriza, kandi ntabwo numva nshimiye Imana ko ntanyoye icyayi mu gitondo. Ariko mbwiye ngo guhera ejo nari nakubwiye, I was like wow. So ntabwo nabaye attentive numve icyo yambwiraga. Shimira Imana ko uwo munsi ntanyoye icyayi, mpita nkomerezaho. Kandi Umwuka Wera akubwira gutyo gusa, ntabwo aguha details. Mwari mukizi, Imana ikubwiye ikintu iguha akantu gato, igahita Imana ikubwira ABCD alphabet zisigaye ukagira gute, ukaziyuzuriza. So nahise hari gahunda nari ngiyemo yatumaga ntari bugaruke, mpita mpamagara uwo muntu nitubonane vuba vuba ko ngize gahunda yihutirwa, kuko yihutirwa turabonana vuba vuba. Gahunda yenda zihindura, mpita nshaka akantu njya gusengera. Ntimushobora kumva ikintu cyabaye uwo munsi. Yari attack yarebaga umwana wanjye w'imfura. Muri ibyo hintu cyakoze ku buzima bwanjye, cyarampinduye, cyamaye kuba flexible. Kuko kubera ubwo naragiye ntangira gusenga, Imana imbwiye gusa ngo gira gute senga, ntimbwiye ngo ABCDEF ibisigaye wowe kora icyo nkubwiye, ibisigaye uzabimenyana mu rugendo. I'll never forget. Kandi attack yari very very serious, kuko hano twabaga si ngombwa kujya muri detail. Now nka nimugoroba saa 11 nitegura guhava njya kujya gufata abana bato, nibwo oh my God, nibwo nahise menya icyari impamvu y'uwo munsi. Natashye mvuga nti Imana wampa, nukuvuga n'ubu nsengera Imana wanzibuye amatwi. Iyo nsenga simvuga ngo wampaye amatwi yumva, mvuga ngo zibura. Muri iyo jambo ko bitandukanye. Kuzibura ni ikintu cyari gisanzwe gihari cyumva, ariko nka tiyo ikajyamo ibintu. You understand? So iyo ugiye kuzibura ugira gute? So cyoherezamo ibintu. Niko nsaba Imana, jya uhora uzibura aya matwi ahore akumva, kuko kumva Imana bigufasha gukandagiraho. Ndimo ndavuga kuri flexibility mu gusenga, kuba flexible mu maboko y'Umwuka Wera. Muranyuma nshuti, ujye unabisaba, ntukavuge ngo jewe ni iki gihe.
umuntu yanavuga ikintu kuvura atsitaye ntugatsitara ahubwo fatira niyo opportunity nkuko yewe nshobora kuba namisinze icyo kintu ariko Claire yaba ari ku kazi akumva Imana yamubwiye ngo Grace muri mufata amasengesho. You understand? Iyo byumvise ugaceceka ntabwo ubushoje message, ntabwo ubukoze icyo Imana yashakaga. Cyangwa ukagira inzozi ukabona tugomba gusenga bivuge cyangwa n'ikindi, kuko Imana ivuga kimwe ikavugana n'undi ikavugana n'abandi bose. Mbona mbica kuvuga. So next week ndabasaba dufatirane the whole week. Uwo tureka ni umugore utwite, nawe ifite amezi 9 n'ibice 9. Yes, ndimo ndivugira. Kiretse ufite impamvu ariko utayifite wumva twafatanye good. Ariko iyo migoroba panga byagukundira Imana izagufashe tubane. Now ndashaka kugira ngo turebere hamwe noneho amagambo tumaze iminsi turebera hamwe. Twabanje tureba inzitizi zo gusenga. Nimushobora kumva uburyo iriya message yakoze ibintu ntatekerezaga. Ndavugana n'abantu ahantu hirya no hino hose aho message zigera, nkahita nongera nkumva ngiye kongera gusenga. Message za iri very simple, mvuze very simple, ariko Imana ifite target. Amen. Hari umukozi w'Imana, reka mwite umukozi w'Imana, yari afite ibintu arimo arasengera byinshi cyane, amaze igihe yatangiye gucika intege. Now aza gukurikira message, ari mu gihugu cya Sweden, akurikira iya message, akimara kuyikurikira itaravuga ati oh yes, asanga yambwije ukuri, arambwira ngo nubwo nari mfite ibi bintu byose nsengera, nasanze nari mpetse abantu 8 muri buka guheka, mbega abantu atarababarira. Ati kandi uri kwisonga yari umutware wanjye. Bya bindi byiburaye nyine murabyumva ukuntu bigenda, ntiriwe nsobanura. Atariko abandi 7 bo nta nubwo bari kwizosi, bari ahantu ntashobora gusobanura. Ati nukuvuga ngo narimbayeho nsa nutaguwe neza, yarimo atekereza kuva aho hari groupe basengeragamo, ati ibintu byose numvaga bitameze neza. Ati umutware we ntabwo yari kure, bari basigaye baturanye. Murumva guturana mvuga, haleluya, bari baturanye, amena. Nuko baraturana, hanyuma birababaje. Uzi guturana n'umutware mu gihugu udafite umukozi, ufite abana b'incuke ceke, ubyuka ugira gutya ukanogakurura kandi gakurura, ugira gutya ubatwara, mwese mufite akazi, biravuna cyane mu biriyo bihugu. Kandi abona baturanye, haleluya, kandi aturanye n'umutware n'undi mwene data nawe uturanye n'umutware. Nuko baraturana, aravuga ngo buruko nasokaga nkababona numvaga nagenda nkanabagonga. You understand? Kandi ugafite ibyifuzo bindi arimo arasengera. Ambwira ukuntu yasengeye ikintu cyo kuvuga ngo Mana wambabariye kuri Imana ukamucyura. Ariko uzi ko ari amasengesho Imana idasubiza. Wowe se yagucyuye? Wowe bakubwiye ngo bagucyure wabyemeye? Urumva hano yarageze aho usengera umuntu bigire gute bamucyure. Yanyoje message kararambwira ati nkunda ubuhamya kuko bufasha abantu, atumbabarira ubwo buhamya ububwira abantu ko bizabafasha, kizina uzapfamanya ko ari giye. Now aragenda maze kugira kumva ya message, arahurutura amazina yose, ahita afata amasengesho y'iminsi 2. Aravuga ngo ngiye gusengera kubabarira, ngiye gusengera gusaba yewe imbabazi ko ndumwicanyi, gusaba umuntu ngo Imana imugire gute imukure kwisi. Jewe sama kosa nkora nangahe, atangira kwihana, abwira Imana ati wambabariye, namubona sinumve cyangwa ngo mitendira cyangwa wamfashije ko ari bwo nzabiba. Atangira gusenga biri serious, asengera abandi bari muri Afrika, urumva bafitanye biba, arasenga 2 jours, Imana iramugenderera, yumva umutwaro umuvuyeho. Ikimenyimenyi arambwira ati
ntabwo nahamagaraga, sinashakaga na message, sinashakaga n'ibintu kimwe. Atari ko ntera intambwe mvugana nawe. Yarahamagaye bwa mbere ntiyitaba, yumva arikanze kubera imijugujugu yahoraga amuherereza iyo byabaga ngombwa. Abona call aravuga ati noneho si umujugujugu n'ikindi kintu bari bunyoherereze. Ntiyitaba, undi ahita yoza message iri yatari. Haleluya. Amaze kohereza message asoza amubwira ngo warakoze kuba papa w'abana. Ntawe udakunda urukundo. Haleluya. Ngo yahise asubiza aramubwira turakoze cyane, atari ko sinzi aho uvuye. Yumvaga ko atari we. Aramubwira ati nakubabariye, baravugana, nakubabariye n'ibi byavuyeho, am forwarding ya message. Arayohereza, arayimwohereza ati wumva iyo message yamfashije, nta mpamvu yo guhora twangana, twarageze gukundana kubera iki se, bino byarabaye, Imana idufitiye umugambi, maybe. Arabyoroshya ariko arira nyina asenga abwira Imana ibwira ngo imufashe. Bisoza neza, barongera basabana imbabazi, ntibasubirana ariko basabana imbabazi, barumvikana. Aravuga ati mama we, ati bimwe mu bibazo nari nikoreye byari byamane, ati mu gusaba imbabazi bongeye bamamane, ati kumbe aho umwanzi yamfungiraga niho hari n'amafaranga yanjye, ataho yambwiraga ngo ntere ibuye niho hari igisubizo cyanjye. Byankozeho cyane. Arambwira ngo ubabwire bene data ngo kubabarira gufite ubutunzi bwawe. Ahita arambwira ati mami nkubwiye amafaranga umufite kuko hari umugisha Imana yari yamuhaye. Yumvise nciye bugufi arambwira ati ayusho, ati nanjye message iramfashije, ati rega bona abana banjye, ati kandi sinzi cyambayeho, ati ahubwo nsengere. Ese abana bariye, warabaza abana banyoye, ese abana bambaye, ese ufite amafaranga, ese byagenze gute, ese namubwiye ngo bizasoza bafata utwabo bagaruka. Bwana sifiwe. N'abandi ntimushobora kumva message ndimo ndakira mu bintu biri very simple. Mwanyumvise inshuti zanjye, Imana irimo iradutegura kugira ngo twinjire mu byacu twasengeraga. Buriya kwinjira mu cyo urimo urasaba wasanga hari ahandi kibitse. Wankurikiye? Hari ahandi kibitse. Yankoze ku mutima cyane. Yari afite ikibazo cya credit itamworoheye, arimo ararwana n'inzu, arimo ararwana n'ibi, ariko ntushobora kumva ko yambwiye ati nta n'iminsi ishize numvise iriya message ndekuye, ariko credit, ati ibintu byakemutse mami, amoke ubu ndimo ndaryama nkasinzira. Yambwiye umuti yanywaga, sinzi tunini yanywaga kugira ngo tumufashe gusinzira. Ati ntatwo ndiho. Ati mami ntabwo ubizi icyo bivuze kubaho nk'ibinini kugira ngo usinzire. Ati narimo ndagana muri depression iri grave kubera imitwaro hanze birahari, abana simbona imbere, ndi mu gihugu cy'amahanga, sinumva uko ndi bubigenze. N'ikindi ntavuze gikomeye. Haleluya. Atariko ati ndasinzira nkabyuka mu gitondo ntanyoye. Warumva ari igitangaza kutanga ikintu. Wumva ahantu ibisubizo byacu biba bibitse. Nshuti, iri jambo mu ryitondere. Ikintu Bibiri ivuga sikonete gifatana amaboko yombi, kuko nta kintu Imana yavuze kitabitse ubutunzi bukomeye. Nta kintu na kimwe Imana yavuze kitabitse ibintu bihambaye. Bwana sifiwe. Now ubu rero ayo masengesho ejo bundi nibwo twarebye noneho ni gute amasengesho yacu noneho yasubizwa. Tureba kuri ya ntambara yabaye ya Yehoshafati na ya mahanga atatu. Tureba uburyo Yehoshafati yirengagije ubwoba, yirengagiza amahanga abona, yirengagiza intwaro bafite, yanga kurwana mu mubiri, aciye umwuka. Bwana sifiwe. Beneda, intambara yacu ntabwo ari y'umubiri buriya. Intambara yacu ni y'umwuka. Intambara yawe ni wiga kuyikura mu mubiri ukayitransfera mu mwuka, uzabona igisubizo gikomeye cyane. Buri ibintu byinshi ucamo, nubwo ubona ubicamo physiquement, ukabona urabibona, hari aho bibyarirwa. Mbibabwira buri gihe, nta kintu mbona ngo mpite nataka umuntu, mbanza aho kivuye. Binamfasha kutajyana ikibazo n'umuntu n'umwe.
mitamenya spirit iri behind. Ni nkuko wajya kwegama ku giti cy'ipapa cy'amapera, murakizi? Ni kimwe mu biti biri mwabona igiti cy'amapera wagira ngo bagisize verni. Ntabwo muri ibiti ko mundeba nk'abatabizi. Ko nabyuriye haro harererere. Igiti cy'amapera ucyurira utikanga. In fact kirananyerera cyane, iyo utarebye neza uramanuka. Wagira ngo bagisize akaverni kakandi basiga ku mbaho, wagira ngo basizeho akarangi k'amavuta. Haro iyo ucegamiye uzi ko utanikanga, uza wiruka uganira n'abantu ukahita wegama ku giti mukaganira. Ariko hari ikindi giti nibagiye no kuntu bakira, buri hantu hose ni amahwa, ahantu hose. Uzi ko no muri conscience yawe iyo mugifite ububizi ko kijombana. Niyo waba uganira gute ntabwo uzi uti uraho neza. Wapi urabimenya ngo jombasiyo, urabimenya kandi umenya uko ubyitwaramo, nta nubwo bigucamo ngo ubyibagirwe. Mukiri abana niba mubizi ibyo biti mwari mubifite byose. Ariko icy'amapera usanga wamaze kukigira gutya, ukiganiriraho gutya. Hari n'ukuntu twuriraga tukicara muri bya biti byayo mukaganira, ngaho surira cya kindi uricara he. N'abantu nuko bitewe n'icyo akoze, impamvu iki giti kijomba niko kiremye, niyo kamere yacyo. Nta nubwo uri bufata urwembe utangira ugegene, ntabyo uri buvemo. Kukibona gusa birakubwira ngo iyo niyo kamere yacyo, kibabarire kandi nikikujomba ntukivume. Ni wowe wizanye. Wajyagahe nukunaremwe, egera hano nkwereke. Icy'amapera iyo ucyegereye kirakubwira ngo nukunaremwe, egama uravaho ntakujombye. Niyo kamere yacyo, niko kiremye. Niko n'abantu tumeze. Umuntu utarahura n'Imana, simvuga umuntu uri mu rusengero, abantu murabyitiranya kenshi. Uzi kuriya muri ari mu rusengero, uzi ibintu yankoze. Kuba mu rusengero no guhura n'Imana ni two different things. Ni ibintu bibiri ntimikana gutsitaze. Bifata Imana igihe gutraining umuntu, kumukuza, kumukuramo amahwa. Nawe irebeho, wowe nturi mu rusengero ukora iki? Haro uracyari muri process, uracyari mu ruganda rwo guhinduka. Hari ibyo ugikora utifuza gukora ariko ugasanga wabikoze. Uracyari muri process. Now iyo wihuse ugahura n'umuntu umeze nk'igiti cy'ikihari cy'amapera afite ubugwaneza, ntabwo bigutangaza. Nusanga wakubitanye n'ujomba, wihita ureba we, hari kamere iri inyuma. There is a spirit behind. Njya mbwira abantu ngo hari ibintu uzasobanukirwa ukarekeraho kurwana n'abantu, ukabaho mu mahoro. Nabyo turimo turiga ubu ngubu noneho mu gusenga. Bibiliya yavuze aho twasomye mu Baroma, I think muri Yakobo 4:7 ngo nimwegere Imana. Amapera, haleluya, nayo izagira gute? Izabegera. Hanyuma murwanye nde? Satani. Uzi icyo azakora? Definitely nta shwa afite. Nuko Bibiliya ivuze Imana ukutuza tugaterana turimo turayegera, yirirahiye ngo nimuza nanjye nzatera indi ntambwe nzi duhure mbegere. Ariko ndashaka kubereka ko bitangirana nawe. Vuga ngo nanjye bitangirana nawe. Hari intambwe utera, wayiteye, wagiye muri dushuro urambara urisiga, uravuga ngo nje muri Grace Room, wavuye mu kazi ntiwahita ukata ujya Busanza, niho utuye pfo hariya hafi ya kan ibayo harya, ariko ukatuza he? Nyarutarama. Wateye intambwe, yaravuze ngo izo ntambwe utera nanjye nzakwereka ko uyiteye unshaka nzagushaka, nanjye nzakwiyereka. Noneho rwanya Satani. Azakora iki? Azaguhunga. Simple.
ni ukuvuga ngo ikintu cyose ubona niba kidaherekejwe n'umwuka w'Imana giherekejwe n'umwuka. Mesaje zose usoma nta kintu na kimwe giwe kimbaho ntashyira muri iyo myuka. Mesaje wakiriye jya uyitondera. Ibi nubimenye uzamenya ko swat iherekejwe n'umwuka w'Imana cyangwa iherekejwe n'umwuka. Niyo mpamvu hari mesaje zimwe ukubita amaso utaranavuga ngo uti mu izina rya Yesu w'i Nazareti, you spirit, ukubonye yagira ngo zacanze insinga urimo uravugisha telefone, ariko wowe ubizi ntabwo urimo uravugisha telefone. There is a spirit iri behind y'uwo muntu wohereje mesaje. Kuko mesaje imwe ushobora kuyibona ugashyira hasi telefone ikakumaramo mesaje ibyumweru 2, ndabeshya 2 weeks. Aho ugiye, aho ukase, aho umanutse, aho icyo ukoze cyose ukibuka mesaje umugabo yakohereje. Yamucika itamucika, ukamanuka ukajya koza abana, uri muroza umwana ugakuma naramaze. Umwana ati mama nakoze iki? Jya wumva ibikureba. Umukozi akaza amakara yashize yamaze. Kubera iki? Uruzuye ibintu bitagaragara byaciye muri mesaje. None iyo mesaje urumva igusize amahoro, yagushenye yakumaze. Kubera iki? Yakwandikiye gusa muri nko mu bantu mwasohotse, wowe uzi ko wambaye neza wabyishe, akatakubwira atari iyo kanzu wari wabuze indi. Ako mvuza ko konyine. Erega mura muri counseling nzi icyo ndimo ndababwira. Mvuza ko konyine iyo kanzu wari wabuze indi, maze ugatangira nta kibazo, nta kibazo, nta kibazo, ndabyemeye none se bivuze iki? Buriya wa musekreteri wawe yaje yambaye indi kanzu, nta kibazo. Byose bivuze iki? Ntacyo. Ukagenda ugashyira ibiryo ku meza, umukozi atinza niki, nta kibazo, nta kibazo, nayambaye. Abantu bose nta kibazo. One message, imesaje imwe igahindura attitude yawe, igahindura umutima wawe, umunezero ukagenda ukakanura, ukarara wara amatara n'inyenyeri. One message. Niwumva ko hari umwuka wari uri behind, nyiri kuyohereza nta nubwo abyibuka, arisinziriye. Niba munararana, haleluya, biterwa ntasigarara. Kuba mu rupango rumwe ntibivuze mu nzu imwe, ntibivuze ngo muri hamwe. Amina. Byarakaze beneda. Yabaraho ukumva we arimo arakurura ikirere, arimo arashima Imana mu ijoro, ari muri nuko bashima, wowe urakanuye nta kibazo, nta kibazo. Jarike nta kibazo. Ukabyuka ukajya muri garderobe ukayireba yakanzu neza, utubuze ifite ikibazo koko. Ikanzu y'Imana 180 aba yabonye abandi bagore, Mana yo mu ijuru. Nta kibazo, nta kibazo, bikaba nta kibazo. One message igatwara umunezero, igatwara ibintu byose. Akaza yabyibagiwe bambe, nta nubwo abyibuka ko ejo yakohereje mesaje muri kuri Boboni, azi ko byarangiriye hariya. Wowe umunezero wawe wagiye. Beneda, nasobanukiwe ikintu z'abantu benshi bagira ikibazo. Umunezero n'amahoro yawe ubifitiye urufunguzo. Abantu birabagora kukumva. Imana irivugiye mu Baroma 14:17, iravuze ngo ubwami bwanjye gukiranuka, amahoro n'iki n'umunezero, hasongeraho mu mwuka wera. Ubwami bwa Satani bwo niki? Nagahinda, kubabazwa, gutotezwa, kwica, kurimbura no ikintu cyose cyiza kigufatira mind. Kirwanye. Umva mbabwire, ndimo ndabigisha. Umva mbabwire,
utarakemeya ndekura mva imbere utaravugisha akanwa banza urinde ibitekerezo. Nta na rimwe Satani yarwanya intambara atahereye mu bitekerezo. Nta na rimwe yabujije amahoro umukristo atabanje gufata ibitekerezo bye. Niyo mpamvu amagambo ni kimwe mu bintu byihuta gufata umutima w'umuntu, kuko ahita yinjira mu bitekerezo. Niyo mpamvu Satani akoresha amagambo cyane, kuko arabizi ko kukubwira ngo uzi ibintu twabonye kuri kanaka, uzi ibintu twakoze, uriya muntu azi ngo akubwiye inkuru arakuroze. Kuko nutekereza kabiri gatatu kubyo yavuze, my God, umunezero uraguruka, urisanga umusego wuzuye amazi urimo, ubwo we arimo aranywa cappuccino. That's how people are. But ntabwo abantu bita ku magambo akomeretse babwira abandi. Wowe ukayatindaho mama we, maze gusobanukirwa umwamba abwira akantu, natangiye kurwana ku mutima wanjye kurusha ibintu byose bigira gute. Bibiliya iravuga ngo rinda, shiraho senye, zana ibiti ubishinge, zana funga umutima urinde kurusha ibintu byose. Ibintu byose kurusha uko uproteja baby wawe, umutima bari ubanza ngo niho iby'ubugingo bigira gute bikomoka. Nta depression ishobora gufata umuntu urinda umutima we, ntibishoboka. Habanza intambara, iyi niyo bita battlefield, terrain y'intambara. Imyuka yose mubona ikubanira ku isi ihera mu bitekerezo. Niyo mpamvu Satani agusanga buri joro akakubwira ariko iyo ubona imyaka ufite, ntubona ko karande y'iwanyu imeze nabi, utangira ari igitekerezo gisanzwe. Subizaho kabiri, ongera ucyo. Wari wabona ukuntu fleur, indabyo naturelle bazigenza, ukuntu buhira, mujya wibona ugashyiraho ifumbire n'ibitekerezo kije bwa mbere. Iyo udahise ugifatirana ukagishyiramo agafumbire, you are finished. Iyo ureba iwanyu, buri urabona umwana wawe adafite wa muzimu wa sogokuru, uturabeshya. Iyo wireba ako kaguru ubona kagenda kagira gutya, ubona ari ibiki? Ntubona ko ari dayimoni yafashe imbavu? Uturabeshya. Satani ni mpumbafu, afatiraha. Umugabo wawe aratinda gato, message zigacicikana mu bitekerezo. Aharaho ararengana ari muri ofisi, nukuri ko Imana ibyo akubwira nibyo, ariko kuko hari ikosa yakozeho rimwe, ugahora umubatiza buri kwaje agasanga wabaye irindazi, umusuhuza kuko yigeze gukora ikosa. Abantu tinze ukuntu tumeze, we always, umuntu buri munsi umufatira mu ikosa yakoze rimwe. Sinzi impamvu ibyiza tutabiha agaciro. Iyo abatwatindaga ku byiza by'umuntu, ikibi ukamenya uko ugisengera, umuntu yakagize amahoro. Ndabigisha kurwanya Satani nawe akaduhunga. Niba turimo turasenga, Bibiliya iravuga ngo please renew your mind. Shirabushya, Abaroma 12, shirabushya imitekerereze yawe. Renew your mind. Ibitekerezo byawe bihindure, gira ibintu ukuramo. Babarira wa mukobwa, babarira wa mugore yarakusebeje, yaramaze, mureke, urakomeza kumwikorera, umutima uramera nabi. Kandi abantu ni babi. Nari kumwe n'umusore ejo bundi, arambwira ati pastor, people are so evil. Hano ni babi. Yatandukanye n'umukobwa, habaye impamvu kandi yumvikana. Seriously, iriya mpamvu irumvikana, nawe ntabwo wakomeza. Arambwira ati tubivemo, si iby'impeta ngo narateye ivi, nzatera n'irindi, bye. Aramusezera. Umukobwa aramubwira ati mva nkubwire, imyaka 2 tumaranye ntabwo warunze, ngiye kukwanduza. Undi ati unyanduza gute? Ati uzajya kubona umugore warageze gutya,
ariko urumva abantu bari aramubwira ati shyira hano, duseka, shyira hano ndebe, ndaturanya sinakoze iki, ntabwo biri bukunde ko dukomeza n'ubu ati ndabyumva ariko nawe uzaruha. Ariko yaramuruhije wangu. Hari ahantu hanze hari aba tawuneri, no yaramuruhije. Umukobwa yamenya gukora uko ashoboye, akamenya uwo yarambagije, arambagiza umukobwa, undi aragenda aramushaka. Atuzi icyatumye bipfa ibyacu, ati Imana yamuremye ntacyo twabigenzaho. Nabuze nuko mbivuga, ariko yamuremye atuzuye. So ubusura ashaka kugenda ntuzabyare, turabeshya, urabeshya, ati abivamo. Amagara umuhungu ati ni ukuri sijye wakuremye, fata ibihe byo gusenga. Uyu wundi ni umukozi w'Imana, nimvuga umukozi w'Imana ubyumva. Arambwira ati pastor, none se nzafata umukobwa ku ngufu ngo amenye ko ndi muzima? Tambwira ni mu izina rya Yesu. Ati no, ndiye nzadufata. Ni urumva ikibaye, baramuteye umujugujugu, ibitekerezo biramubwiye ngo gira gute, gafa. Ibya Yesu ubishyize ku ruhande, kamata, fata, bamenye kudakina kandi uzahere kuri uriya wakubenze. Ndamubwira ugiye gukora amahano. Ati pastor, none se kurokoka ntabwo bizakunda? Ati amenya aho nciye, ati ku kazi bose barimo barambwira ati Paul twarabimenye ibyabo. Umva yarapfa, uzi gupfa, yarabati mami napfuye unashize ku kazi. Barambwira ati Paul wajye India ukivuza, iyo tubwira kera tugakora kotizasiyo, undatayiwe ndabafata bose noneho we. Urumva buruko atakije irimo iramujyana kure, arimo aratekereza uburyo yivana mu kimwaro agashaka kujya kure y'Imana. Urumva nahise mubwira ni soma ibyanditswe, ntabwo ari uko barwana intambara, Imana izakurwanirira. Ntihari ibintu, none se buruvuze yose uzamufata ku ngufu, none uzafata bangahe? Ati byibuze nzajya gukora ubukwe mfashe nka 15 bagende bavuga ko ndi muzima bavuguruza ati mami basi 15 bazavuga. Can you imagine? Mbega afate ku kazi nka 3, ndongera uzaye kurangiza uwa kabiri bagushyizemo, atari ko banshyiremo bimenyekane ko nari muzima buriya. Uwo fete wababajwe nicyo bagize gute, nta nari muzabuza abantu kuvuga. Ukiriho uzi umuntu bareke yawe kuvuga nuwo bajyanye urusororo. Uwagiye urusororo twese twamukunze, tumukundira rimwe. Haleluya. Kiretse iyo yarameze nabi, ku cyumweru umutware wanjye yarigishije aduha ubuhamya, bamutumiye kubwiriza ni kera bari barashe umujura, yagiye kwiba ahantu hakomeye, baramurasa arapfa. Ba nyiri umurambo bati pastor Kabanda rwose turababaye cyane, umwana wacu niho uzabwiriza ku kiriyo. Arabati ibyo ndabikwepa, sinzavuga ngo yari umwana mwiza, abantu bose barabizi ko bamurasiye hehe. Ubuse umuntu wese wapfuye tumuvuga neza, sinzavuga iki mbami Yesu, ashaka kumubwira ngo sinzaza, ariko umutima uramubwira ati no, you have to go. Abantu barababaye nubwo ari ikijura ni cyabo, nubwo ari umujura, sorry, nubwo ari umujura nuwabo, go. Aragenda ashakisha ubutumwa muri Bibiliya, yumva arabubuza, aravuga ati my God, ubuse ndavuga ubuhe butumwa mwuka byara? Ndavuga ni ugiye mu ijuru uteze, bagufashe neza, urimo urapomora ikintu cy'abandi. Aragenda nyine mugenzi, aravuga ngo ngiye mvuga ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo ntahe. Yaranze dusekeje ati nageze mu kiriyo, ntimumbure Bibiliya zanyu, muzajya mu ijuru cyangwa mupfe. Ijuru rirahari, ati nivugira ijuru mvuga ibyaha ndangije, habe no gukomoza ku cyabaye. Ndabya ni Imana ibaho umugisha. Ariko uza abantu iyo byarangiye buri muntu wese aravuga ati disi buriya yagangurira n'amandazi, nuwavuze icyo avuga ashaka icyo kuvuga. Kiretse umuntu umwe disi wambabaje, nabonye abantu babuze icyo bavuga, barya indimi. Nibizakubeho mu izina rya Yesu.
tuba abingira mu maro. Bibiliya iravuga ngo twaremewe imirimo myiza muri nde? Muri Kristo Yesu. Ntuzemere kuba umuntu w'imbura mu maro. Nabonye ikintu kibi, abana wabyaye guhagarara hejuru ya serikare aragiye bakagenda bahamagaye umugore. No, that is bad. Basi iyo bishakisha yaraje arahagarara, yerereye akarungu kera, aravuga ngo imyaka twamaranye Imana yabonye ko dutandukana ubu ngubu, ugirira uko ridashira. Mais c'est pas possible. Brother we mukuru baramutunguye, arahaguruka araza, aravuga ngo, amuvuga mu mazina yombi ati turagusezeye, ugende, amaraso yanjye yarayawe, urabeho. Dutegereza umuntu uri bwikanyakanye basi avuga ngo yishyuriye Minerva abana babiri. Wapi? Yari umwana mwiza, bubeshye yarazwi. Mbega abantu bose bati turebe utunguka, avuga ngo ariko uzabona kuza kwikiriyo bariye karungu, turebe ubeshya tumunyomoza. Vuga ngo biragatsindwa mu izina rya Yesu. Usibye mama kariya kanana gatonya kakayobe, sorry, gatonya kiwe nibagiwe izina karaje, dati kararira, dati yanguye agabombo, dati yanzaniye rimwe umupira n'amasogisi. Nibyo yavuze, umupira n'amasogisi na bombo. Vuga ngo biragatsindwa. Hari abandi bamanuka, abantu bakavuga bagacumbikisha, bagashyiraho abandi bagacumbikisha, bakavuga ngo murakomereza muri eglise bagacumbikisha, turakomereza urusoro, bakarinda bavayo abantu batararangiza kuvuga. Icyo nicyo twaremewe. Kandi ntubikora uvuga ngo bazavuke, ubikora kuko waremewe imirimo myiza. Sema amina. Twaremewe imirimo myiza muri Kristo Yesu. Naho ndimo ndababwira kurwanya Satani akaduhunga. Uyu munsi nashaka kubabwira kumurwanya hano. Mbabarira urugire gutya. Aho hano kuko abatuzi ibintu kabitse. Iyo garderobe wife ubijuru rikinguye garderobe yawe. Dore hari projecteur tugaprojecta hariya, wakumirwa. Twese twakwifata gutya tuti uriya ni fina wayoboye, twareba hirya. Simvuze ibikorwa wakoze mu bitandukanye, ndavuga ibyo utekerezaho, ibyo wirirwamo, ibyo uraramo. Tumuneshe hano, tuzamunesha hano. Nshuti z'Imana, iyi si kubana n'ikiremwa muntu ni mambo ya hatari sana. Abantu bazagusiga umwanda, abantu bazagerageza abantu bashaka ubeho uri bita, ubeho ushaririye. Imana ikavuga ngo sinifuza kusharira. Iyo ushaririye, umva, gusharira bifunga ikirere cyawe. Iyo usenga ushaririye, ijuru rirakingwa. Ntabwo amasengesho apenetra. Satani buriya ni mubi cyane. Gusharira kubera ibikomere wagize mu itorero, cyangwa kubera ibikomere wagize mu muryango cyangwa mu rugo, uzarebe bikuviramo kubyuka mu gitondo nta courage irimo kujya gusenga. Uzi cyabaye? Waranamutse. Byahereye mu byo bakoze ubishyiramo hano, bimanuka mu mutima, bihinduka wowe. Imana itufashe. Nasengaga kare numva Imana iramimishuriye cyane, irambwira ngo nyigishiriza abantu kurwana intambara ya hano. Uzi ko baguha raporo, just report kwa muganga, twabonye utubyimba tubiri hano, uzagende CH kabongere barebe icyo utwo tubyimba ari two, ugapfa bataragupima kubera ibitekerezo. Ako kanya utubyimba tubiri, nzajye CH ka ejo. Mana wakira umugaragu wawe. Ugahituraga nkaho wagira ngo ntabwo umubiri wazana utubyimba. Uzi ko cyera umuntu yagwaraga ikibyimba gisanzwe, just gisanzwe, ukazana ikirenge bakagipasura, sibyo? Twe bakoreshaga n'amaho ihwa bakarekata ngo
bagakanda imyanda ikavamo akazakira. Ubu ngubu ntibikibaho, ugwara ikibyimba gisanzwe. Utimana umpamagaye nkiri muto. Urahemutse, urahemutse, urahemutse. Icyo ni ikibyimba gisanzwe wogoshaga bagira nabi. Hano haza utuntu, abagabo hasiye haza uduheri. Akabwira madamu, mfite inzu mu Bugesera, mfite ikibanza hari hepfo mu Busanza, ningenda uzamenye dora kanu kaje. That is fear. Twamaze kubika hano indwara yitwa kansa yamaze abantu. Akantu gato karaza uti ntubona, 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 ariko mana kuki tungutse kwizosi. Ubuzitunka mwino baza nagaheri bakogoshe nabi, nakabyimba ka ngira ukwegere ngo avuye mu bwoba mu izina rya Yesu. Ibitekerezo birabyimbye, akantu gato karatinda utinda apfuye. Ikintu, oh my goodness. Reka dusome icyanditswe cyanyuma dusenge. Oh Jesus, Jesus, icyanditswe kiri hehe? Icyanditswe kiri hehe? Reka nkibasomere nahageze. Haravuga ngo Yakobo 5:7, nuko bene data mwihangane mugeza aho umwami Yesu azazira. Avuga ngo haleluya. Mwihangane mugeze aho umwami Yesu azazira. Umva hasi. Dore umuhinzi ategereza imyaka y'ubutaka y'igiciro, ayirindira yihanganye kugeza hazabonera imvura y'umuhindo n'iyitumba. Muba ariko namwe mwihangana, mwikomeza imitima. Vuga ngo ndikomeza umutima, kuko kuza k'umwami kubegereye. Haleluya. Ntimwitotombane cyangwa ntimwitotomberane bene data, mudacirwaho iteka. Dore umucamanza ahagaze ku rugi. Rekeraho uze kuhisomera nawe. Arimo aravuga Yakobo, uyu ni umukozi w'Imana. Arimo aravuga ngo bene da, kwihangana nimukagute hirya. Turi muri generation ya microwave. Hanya microwave ni iki mu Gifaransa? Micro-ondes. Ubwo ushaka ko ibintu biba vite vite nugushyiramo ugahita kigata gishyuha ugakuramo. Nta mwanya wa undi wo gucana, nta micanire. Ibintu byose ni fast fast. Turi muri generation idafite kwihangana na gato. Beneda, ntabwo tumeze nk'abakera. Kera ntabwo nta microwave bagiraga, nta ibintu byose byari ukwihangana. Byari ukwihangana n'uguhinga bagategereza igihe bizamerera bakarya birangiye. Ubu nta turashaka ifumbire, turashaka na bya bindi bashyiramo kugira ngo bikurire iminsi 2. Inkoko ikamara amezi 2, ibyumweru 2 ikaba ingana n'aka kantu. Kubera iki? Nicyo gihe tugezemo. Nta kintu dushaka ko gitinda. Rero iyo spirit ifashe isi yose ntigomba kudufata. Imana barayitegereza kandi bayitegereza batitotomba. Aravuze ngo mwihangane mutegereje Imana kandi mutitotomberana. Igihe utegereje Imana, don't complain. Bashiriye mu butayu, abatubanjije bashiriyemo bararangiye. Imana ntuyishiriraho itariki ntarengwa. Iramuzuriye mwana wawe, iramufite mu biganza. Izigiye wamubyariye, amasengesho yisabira yumva. Irabireba ko agomba guperforminga mu ishuri, irabireba ko agomba kuba muzima, irabireba ko agomba kuva indera agakira. Iramuzi, irareba ibiyobyabwenge. In fact, hari ubuhamya muzumva next week mu masengesho hano. Uriya mukozi w'Imana azabafasha cyane. Bareba mbwi ubuhamya burafasha. Ureba ukuntu umudamu usenga buri gihe anesha. Umwana we yagiye mu biyobyabwenge, biracika burundu, ajya marana. Undi aravuga ngo wamumpaye aramuzi. Yo haleluya. Wamumpaye aramuzi, aramufite, arakomeza. Today yavuyeyo, he's a new man. N'umugabo wubatse. Bambwiye akazi afite, ndavuga ninsubiriramo neza, azabibwirira. Haleluya. Ariko Imana dusenga irumva.
gutegereza Imana bizana kunesha, gutegereza Imana bizana intsinzi, biguha amahoro, utegerezanye ibyiringiro. Bwana sifiwe. Niyo mpamvu mbona mbabwira muve kuri pressure iri hanze, yiveho. Mu gihe utegereje, ntabwo nzaba nk'uko kana kameze, ntibishoboka, impossible. Naje ukwanjye aho ngana n'ahanjye, Imana irahamfitiye. Kuba nariganye na Liliane uyu munsi akaba ageze ahantu hakomeye, ntabwo ndi bwinige cyangwa ngo no, hafite uko yahageze, nanjye ntegereje uwandemye kandi ategereza nihanganye. Bene dategereza Imana, igagutegereza Imana. We don't complain. Wicika umutima ngo biratsinze, kandi ndumva hari umuntu ndimo ndavugana nawe. Bwana sifiwe. Wikumva pressure y'abantu, no, witekeza ngo abantu barabona gute bamaze. Tegereza Imana, kuko igihe kigeze igaseruka, niba abandi bagaruka bati twaragusengeraga. Hari imbaraga mu gutegereza yaremye ijuru n'isi. Ntabwo turi bugendere kuri speed y'isi. Ikintu cyose ni fast food. Umuntu agera muri restaurant ashaka ko bitabiza ako kanya, kuko niyo spirit turi munsi. Erega niwo mwuka umufasha ikirere. Urashaka ukomande ako kanya bazana nk'uko ihiye. Bayitetse ryari? Niyo mpamvu bazana zikijeta amaraso. Barabinkoze. Haleluya. Nukuri ndumirwa ndavuga nige ntabwo nashaka fast food. Nari kumwe n'akana kanje kagize gutya ati mami blood. Ndahamagara ni waiter. Ati twagiraga vuba. Ntabwo nashaka ibya vuba musubizeyo. Iyo speed yabafata nabo bakakukinga vuba vuba, umukiriya atabacika, ukatahana amaraso mwe. Ugatawi ngira ukwegere nguranywa amaraso y'inkoko kubera iki? Babwire ngo ni mukukinge neza, muyotse neza, ndategereje. Mubitira ukwegere ngo tegereza Imana. Wavuze ngo haleluya. Hari imbaraga mu gutegereza Imana. Nta gikuba gicitse bene data, iracyari ku ngoma. Ntabwo Satani arakora kudeta, Imana iracyariho. Turayitegereje, izatugirira neza, tuzabona kugira neza mu gihugu cy'abazima. Nta kibaye, no. Umwana wanjye aratinze nk'ibiyobyabwenge, aratinze, ariko uwamuremye akubereye maso. Aratinze, ntabwo azavana y'uburwayi. Tegereza. Urimo urasenga, uko usenga marayika muhagazeho. Wowe se wahoze? Je nahoze yare. Nahoze urahaza. Ko niwe ndagufasha. Nuko batangweho amaboko. Nuko batangweho amaboko. Allo, nanjye kuvuga ibintu. Naratahaga nagera mu rugo nkasanga bose barahagaze. Ubusuvuye. Amaze uvuye. Uzikuriza urugo rwose. Nkaburi cyo mbabwiye nkoga ni hano hafi he. Nkabona hari umwe kabareba kakubera iki abo tuvukana bose twaro tumarayika. Amina. Okay, ntabwo ari bose, ariko bamwe muri bo, surtout igitsina gore. Nigiye muto mu gitsina gore, turi batanu mu bagore. Haleluya. Bose ndumva yari abamarayika, cyetse ababikoze ntahari cyangwa ndi muto, ariko abandi nanjye narabarabwa nkavuga ni amen. Nukuri kw'Imana, amina. Vraiment uzikora abakuru bawe ukavuga ngo nukuri kw'Imana. Uwo dukurikirana witwa Janine, vraiment no yari exemplaire. Twamwitaga Gakecuru, nukuvuga ngo yari très proche ya mama ku buryo yari Gakecuru ka mama. Ntaho twabihereye na mama ya mama gati Gakecuru kanje yahoraga araho amufasha imirimo. Nta nari muzamumva yagiye muri boîte. Haleluya. Nta nari muzumva yagiye mu miguruko. Hejuru ye hari sister wanjye mama Amanda, uri hari inyuma. Nta nari mwe namubonye ajya muri boîte. Uriya mugore mwiza habe. Buri wa gatandatu yabagara maze bucura Julienne. Mugihe bose baryamye nkavuga ni hallo. Narinzi gukandagira nubwo waba umeze utokumva ikirenge cyanjye.
nagendaga gisiyasa nkasiga abasista bose bari muri nkabanza nkabareba ku maso ni hello, kandi nkamenya uwisinzirije n'ukiri hafi n'uwagezeyo. baba bakiri hafi nkumva ko ninkingura barumva hello. wewe hari ubwenge bw'abadayimoni buragatsinda, ariko Imana ikakurindirayo kuko umugambi wayo ku buzima bwawe ntabwo umwanzi azagira icyo agutwara. Ikakurindirayo nta so muri kumwe, nta mamuriyo, uriye teenager muto ariko uzana ukwabaga uzajya kuhareba hehe ukahava saa sita z'ijoro. ninde utinya imbwa? ni jyewe. ariko iyo uri munsi y'icyo gicucu kibi imbwa zari ba brother, kuko hari icyo ndiho ni muri wowe nukuri ndabarahiye imbwa yaramukaganisha nayitinyaga ku manywa. nijoro yari brother. uzi ko imbwa uyibwira ngo iti kosha, imbwa n'akanyamaswa keze gati ndakubikira zeka, ubundi zikamperekeza nzibona inyuma nzitinya gute. ariko bwame bw'umwijima burahari beneda, sinzitinye nkazireba. mpaka nkagenda nkasanga haleluya aho bantegerereje bajama. twagiraga imvugo, umwe yavugirizaga akantu kati nshirabisubiramo amina, yagira ngo titi, hakagira akubwira ngo twahageze, akandi yagakora ukamenya ko watinze. ntibahavaga badakoza akandi ka gatatu, byose no gusifura. bagira ka kabiri titi nkabwira imbwa buretse nakererewe, zikangezayo ku manywa. twaba dusuye abantu no mu rugo, nkabaza abantu mufite imbwa? ntabwo ninjira. papa agahita ababwira umwana wanjye atinya imbwa muyifunge ku mutima. ni ariko umugambi w'Imana ku buzima bw'umuntu urakomeye. yaturindiyeyo. wiseka nawe yakurindiyeyo, ubu se wavuye? erega benshi mwavuyeyo nuko mwigize mwese abere abamarayika. we have been there. ariko ikakurindirayo nshuti, ikakurinda kuko izi icyo yaguhamagariye. ujye ubwira satani ngo warakererewe kuba utaranyishe cya gihe. you are late. yarakererewe kuba ataraguhitanye ya myaka, yarakererewe. ubu rero uri munsi y'igicu cy'umwuka w'Imana, uri munsi y'uburinzi bw'ijuru. yarakererewe, ntacyo uzaba, ntacyo nzaba. amazi asuma ntanteye ubwoba, umuriro. ubwo muraririmba cyangwa abanzi bantera basubirayo birukayo, ndi kumwe na Yesu ntacyo nzaba. haguruka dusenge. haleluya. ngira abantu batatu ngo ntacyo uzaba. amazi asuma ntazagutera, ntacyo azagutwara. umuriro utwika wawusimbutse inshuro nyinshi, ubu sibwo ugiye kugutwara. abanzi bagutera bagiye gusubirayo biruka, kuko uri kumwe na Yesu ntacyo uzaba. zamura ibiganza byawe mu izina rya Yesu. data, mu izina rya Yesu w'i Nazareti, turi imbere y'amaso yawe. nimurwanye satani azabahunga. abadukurikiye mu izina rya Yesu, dufatanye umugambi w'Imana ku buzima bwawe urakomeye. ndabizi muri benshi mudukurikiye, ariko uwabanye nawe cya gihe ntaho yagiye. ibyo bikubundikiye ntacyo bizagutwara. be strong. reka dufatanye gusenga. ndumva hari imigozi Imana igiye guciye umugoroba. elate libaro seketelia ilamandele beti kazele kotoya italaya leboshka tele mondeya zimolete paleskaya. ntacyo tuzaba. amazi asuma yaraturetse mwami, umuriro utwika
twawuvuyemo nta mwotsi, abanzi batuganye waduteguriye ameza, ntacyo tuzaba. Zamura ibiganza byawe uri hano Grace Room, zamura ibiganza byawe wamamaze ngo ntacyo uzaba, ayo mazi ntacyo azagutwara. Dutegereza Uwiteka arizerwa, hahirwa ishyanga ritegereza umwami, hahirwa ishyanga ryizeye umwami w'abami, hahirwa ishyanga rihagaze ku isezerano. Turi ishyanga rihagaze ku isezerano. Come on Grace Room, lepeliskoreba, duhagaze ku isezerano mwami. Abadukurikiye bahagaze ku isezerano, abari mu marira uyu munsi bahagaze ku isezerano. Ndasenga kugira ngo ubahe imbaraga zihangana. Turi muri sezo yo gusubizwa nawe mwami, turi mu gihe tugiye kubona urubyaro rwacu ruhinduka ishimwe mu mahanga. Ingo zacu ziracyafite ibyiringiro, abatarabyara muracyafite ibyiringiro, abari mu gahinda haracyari ibyiringiro. Niwemere guhezwa hasi n'umwijima, niwemere gutakaza ibyiringiro. There is hope for a tree. Haracyari ibyiringiro ku giti, nubwo cyatemwa kizongera gishibuke. Lendo resko teleba liatile mondele zepaya. Twanze gusubira inyuma, twanze kubivamo, turahakanye, turacyafite ibyiringiro. Uwabanye natwe ntaho yagiye, uwaturinze cya gihe ntaho yagiye, arakizerwa. Yitwa El Shaddai, yitwa Imana ikomeye, yitwa Imana ihambaye. Hahirwa ubwoko bugutegereza, kuko buzasubizwamo ibyiringiro, kuko buzacumbagira mu kirere nk'igisiga. Turibiza umwami, ntabwo turi abana b'inkoko, turi abana b'ikizu. Uri kizu Jehova, ibyatubabaje turabituye, abatubabaje turabatuye. Dufashe kubabarira, dufashe gutura imitwaro, fasha abadukurikiye gutura imitwaro, dufasha abari hano gutura imitwaro. We need you Jesus, we need you Lord. Zamura ijwi ryawe ubwira umwami. Libra shotelekiza marezotoko liporebandeska liarosko tole monde libraskaya leporia namandeskele likosko tolamandes yete liboshateli leporosko talemo yebazi amandoskepa lepilia zeteli kareba zotolaka yandeleskaya. Hahirwa ishyanga ryize. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ntacyo tuzaba, ntacyo tuzaba, kuko turangajwe imbere n'umwami ukomeye. Uri hejuru mwami, mwuka w'Imana, mwuka w'Imana nzima, mwuka wa data, mwuka wa data, mwuka wa data. Ntacyo tuzaba tugufite, mwuka wa data, ntacyo tuzaba tugufite. Uyu mugoroba twaje gupfukama imbere yawe, twaje gupfukama imbere y'amaso yawe, twaje guca bugufi imbere y'intebe yawe, duciye bugufi imbere y'intebe yawe. Tufite ibyiringiro bizima, uko turwanya umwanzi azaduhunga. Turi mu minsi yo guhungwa n'umwanzi, twakwegera ukatwegera. Tuzamuye ibendera ryawe Yesu, tuzamuye ibendera kuko dufite ibyiringiro. Amavuta yawe tuvunagura ingoyi zose. We welcome you, Son of God. Liaredezerendos kerita leberezorata le paresgo toleba liskatele mondos kupei le bazaya takiloso le mandeske lipoyaze palayadosh ila mandeske lebodosala le kilia talamandos koteliska ele baya rasataya haratsari bziri yomami kolatisaye. Turagutegereje Jehova, dutegereje gutabarwa kwawe. Abasore b'imigenda bazacogora, mu bacogora niturimo. Abacogoye turagarutse, abacogoye twongeye kwikubita imbere yawe. Tugarukanye ibyiringiro, tugarukanye kugutegereza. Iyi ndwara nta kizadutwara, iyo ndwara nta kizagutwara, iyo ndwara nta kizagutwara. Ndavuze ngo iyo ndwara nta kizagutwara.
ndavuma indwara yose mu mibiri yacu mu izina rya Yesu. You devil of darkness, get out of our lives in the name of Jesus. Lebozaliki zegeleberezege izegeleberezege 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 irebegedegedegede izogodogodogodogodogodogo. Ntacyo tuzaba, aya mazi asuma ntacyo azadutwara, umuriro utugose ntacyo uri budutware. Wagaragaye uri uwa kane Yesu, ugaragara muri rya tanura. Shadrach, Meshach na Abednego bisanga bari mu muriro, ariko bawuhinduye ahantu ho kugendera. Ntacyo umuriro wabatwaye, iyo umuriro ntacyo uri budutware. Dufite ibyiringiro bizima n'izina rya Yesu, dufite ibyiringiro bizima. Uyu muriro ntaho uri butujyane, uyu muriro ntacyo uri budutware, uyu muriro ntacyo uri budutware. Ntabwo tuwurimo twenyine, harimo n'umugabo wa kane. Umugabo wa kane ari kumwe natwe, nta n'umwotsi uri butwumvikaneho. Abumva umwotsi baribeshye, uwo mwotsi wo kudashaka ntacyo uri bugutware, uwo muriro ntacyo uri bugutware. Dufite ibyiringiro bizima, ufite ibyiringiro bizima. Ufite akazi mwami, akazi, imirimo abana bawe, dukura ahantu habi, kura abana bawe mu bukene. Waravuze ngo wowe wabaye umukene kugira ngo tsube yela boskata, wowe wabaye umukene kugira ngo dukire. Isi n'ibiyuzuye n'ibyawe, ifeza n'izahabu n'ibyawe. Hagira abava muri uwo muriro w'ubukene mu izina rya Yesu, kuko uri Imana nkuru ushobora byose, nta yindi Mana ihwanye nawe. Uri Imana nkuru ushobora byose, nta yindi Mana imeze nkawe. Wewe ni Mungu mkuu, waweza yote, hakuna Mungu kama wewe. Haleluya. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu mkuu, waweza yote, hakuna Mungu kama wewe. Data wera, mu izina rya Yesu i Nazareti, aka kanya ndakwereka ubwoko bwawe, ndakwereka Jacqueline mu izina rya Yesu. Umutima we ukomeze, ibyiringiro bye Nyagasani wongera ubihagurutse. Umuhumura amaso, amenye gukomera kwawe, umenye ineza yawe, amenye ibyo umwiringiza. Umuhe kudadandabirana, umuhe guhagarara, umuhe guhagarara, umuhe guhagarara, umuhe guhagarara, umuhe guhagarara. Ndasengera Manafiboshete, ndasengera na Fiona, in the name that is above all name. Umuhe amaso y'umwuka areba, umuhe kunesha mu izina rya Yesu, umuhe gupenetra, umuhe kurenga ibyo abona, umuhe kugendera muri realm of the spirit, umuhe kurenga ibimuhagaze imbere, umuhe kurenza amaso ibyamwitambitse imbere. Ndafata amaboko ya Fiona in the name of Jesus, ndahagurutsa kwizera kwawe, ndakurenza imisozi n'ibibaya in the name of Jesus. Ndaguhuza n'Imana yakurebeye kuba. Lete rekozole mandeliska eleboro sotole bareska teleba likaderebo sotola maya. Jesus, your God. There is no other God like you, Lord. No other God like you. No other God like you. No other God like you.
Spirit of the Lord. Fata amaboko ya Philbert in the name of Jesus. Fata amaboko ya Philbert, wongera uyazamure, wongera uyazamure, wongera uzamure kwizera kwe, wongera ufate yale dozoleta limandeleza umuryango we mwami, wongera uwuhumurize, wongera ubahe ibihe byo kugushaka, wongera ubahe ibihe byo gusenga kugira ngo batambutse iminsi mibi iyo umwanzi yabategaga, wongera ubahe ibihe byo kuba ku mavi, ubarindira urubyaro, ubarindira abo wabahaye in the name of Jesus Christ. Ledozete ibalekata zialedi lebodelo kodebosh. Thank you, Jesus. 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 Leporasi kilabayas. Ooh. Oh. Yo mana ninsisa. Yo mana ninzisa. Yo mana wizeye ninzisa. Ninzisa, ninzisa pe. Oh, aha abantu bananiriwe niho Yesu ashoborera, aho ibitambo bitarengaga Yesu waraharenze. Aha abantu bananiriwe niho Yesu ushoborera, aho ibitambo bitarengaga Yesu we waraharenze. Iyo mana, hallelujah, ninziza. Iyo mana ninziza. Iyo mana ninziza. Ninziza, ninziza, ninziza pe, ninziza pe. We trust you, Lord. We trust you, Lord. Turakwizeye mwami, watubereye Imana, watubereye ibyiringiro. Cyagihe ya myaka, ya ndwara niyaduhitanye, za ntambara nizaduhitanye, ya matiku niyaduhitanye, n'uyu munsi uracyari Imana ikora bikaba, itegeka bigakomera. Oh, la zepelis liarote kiskaleba zelomonde kosh. Reka nsaba umuntu wese wicaye ahaguruke, shyira amaboko yawe ku mutima wawe. Ugiye guhanura, ugiye gukoresha akanwa kawe uhanure. Hari umwuka wa prophecy hagati yacu. Ngiye kugufasha gusenga, ariko prophesy. Abadukurikiye, hanurira ubuzima bwawe, kuko ndabyumva ko turi kumwe, ntabwo muri kure, turi kumwe. Ihanurira ubuzima bwawe. Ugiye guhanura, ugiye kuba umuhanuzi w'ejo hazaza, umuhanuzi w'umubiri wawe. Ugiye guhanura ikintu cyose ugiye kuvuga, Imana yo mu ijuru n'umwuka wera hagati yacu agiye gushyira kashe muri iryo jambo ugiye kwatura. Data, mu izina rya Yesu w'i Nazareti, hanurira urubyaro rwawe mutari kumwe hano, hanurira abana bawe ubifasheho. Guhanura ntabwo ari ugusaba, guhanura ni ukurema. Rema, avuga ngo sinzaba icyo umwanzi anyifuriza, nzaba icyo Imana yavuze, nzaba amahoro. Uyu mwaka ugiye kubona iki? Leibatelezekepa. Prophesy. Imana yabwiye Ezekiyeli mu magufa yumye, iramubwira ngo aya magufa yabaho, ati simbizi. Imana iramubwira ngo hanura uko utegetswe, shyira amaboko yawe yombi ku mutima uhanure. Prophesy, profetiza. Uriki, uzaba iki, ugiye kubona iki. Hanura icyo Imana ivuga, hanurira urugo rwawe, hanurira
buzima bwawe. Iyo ndwara igende mu izina rya Yesu. Iyo ndwara ndayirukana mu buzima bwawe aka kanya. In the name that is above all name. Ndavuma indwara, ndavuma umwanda wose wari mu mubiri wawe, ndavuma raporo yose wagendanaga mu izina rya Yesu. Hanura, zamura ijwi uhanurira ayo magufa yumye. Ezekiyeli yarahanuriye amagufa. Prophesy. Hanura. Undi muhanuzi ataraguhanurira, ihanurire. Undi muhanuzi atarakuvugaho, ivugeho. Ntabwo uzahera hasi, ntabwo uzaba icyo umwanzi yavuze, ntabwo abana bawe bazaherekeza abandi mu ishuri. Oya, bazaba imitwe, ntibazaba imirizo mu izina rya Yesu. Ntabwo wabyaye imirizo, wabyaye imitwe. Ntabwo abana bawe bazahinduka ibisebo, ntabwo abana bawe ari bo baziga nabi. Oya, prophesy. Hanura mu izina rya Yesu. Ijwi ryawe rizamure, vuga amazina y'abana bawe, vuga umwe kuri umwe, bahanurire. Yemwe abadukurikiye, abakobwa, hanurira ubuzima bwawe. Uriki, uzaba iki? Uyu mwaka uragusiga he? Urakujyana he? Mu izina rya Yesu. Ndumva hari umwuka w'ubuhanuzi hagati yacu, hari umwuka w'ubuhanuzi. Marayika azanye ubuhanuzi bushya, afata ururimi rwawe mu izina rya Yesu. Hari indimi zari zaragobwe, hari indimi bari baracecekesheje. Ongera uturaga ruririmbe, ongera uturaga ruvuge, ongera uturaga rucurange. Prophesy, profetiza mu izina rya Yesu. Ongera ucanure. Bari barakufunza akanwa, wari warasubiye inyuma, wari waracitse intege kubera ibyo wabonye, ibyo wabonye mu itorero, ibyo wabonanye abakozi b'Imana. Ongera uhanure. Ibyaha byagufunza umunwa, ibyo wabonye byagufunza umunwa, ariko ndumva hari ubuntu bw'Imana, hari imbabazi z'Imana. Profetiza mu izina rya Yesu. Yeteleleleketeleboska, yetelebotila mazeleke, lipolezelia dabotoloboska, leparatokoreboska la, iandelebeselekiska. Limondoroso, lebekuski, lebozoya, liporebaya, limazekia. Mwuka w'Imana, lebelebezi. Hanura mu izina rya Yesu, hanura mu izina rya Yesu. Uku kwezi urabonamo iki? Uku kwezi Grace Room tugiye kubona Imana. Uku kwezi tugiye kubona imirindi y'Uwiteka. Uku kwezi tugiye kumurikirwa n'umucyo. Uko ni ukwezi k'ubuhamya, ni ukwezi k'ubuhamya, ni ukwezi kwishimwe mu kanwa kawe. Akira ishimwe ry'Uwiteka, akira ishimwe ry'Uwiteka. Imana iguhanagura amarira, iguhanagura ibyo wabonye. Wabonye byinshi birahagije, wikwemera gusengera mu ntege nke. Zamura ijwi ryawe n'ibiganza byawe mu izina rya Yesu. Uru rugendo rwo mu butayu ruragira iherezo. Igihe cyo gutungwa n'amanu kiraza kurangira. Tugiye kwinjira muri Kanani yacu. Igihe cyo kwinjira muri Kanani yawe ni iki ngiki. Igihe cyo kwinjira muri Kanani. Ikanani harahari, Ikanani harahari. Ntabwo turi bupfira mu butayu, ntabwo turi bupfira mu nzira iganayo. Turabyanze. Oya, limandele kuzilide. Turabyanze mu izina rya Yesu, turabyanze mu izina rya Yesu. Urugendo rwo mu butayu nirwo, ariko twabonye inyanja itukura itandukana. Uwayitandukanyije ntaho yagiye, uwabanye natwe ntaho yagiye. Ai
nyanja mwami watandukanyije bya bindi nibi urabitandukanya nibi urabitandukanya nibi urabitandukanya mu izina rya Yesu. Leprasotelis. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amarira ndirimba n'ibyishimo ibyo unkorera mana sinzi uko nabisobanura ibyo unkorera byose birenze urugero amashimwe yuzuye amashimwe mu mutima amashimwe yuzuye amashimwe mu mutima amashimwe mfite sinayavuga ngo aje ntiwaretse ngo nandagare cyangwa se ngo nsabirize urukundo n'imbabazi byawe byangumyeho ntawakwiringiye ngo azakorwe n'isoni uyu munsi umbereye indirimbo nshya mwami indirimbo ivuye ku mutima. Haleluya haleluya ayiwe narivuze ngo haleluya. Uyu munsi akubera indirimbo ivuye mu mutima utararetse wandagara cyangwa ngo usabirize ntaho yagiye ntaho yagiye narimvuze ngo ntaho yagiye narimvuze ngo ntaho yagiye iyo atagushyiraho amaboko uba uri hariya mu muhanda nk'abandi bose ugira gutya wowe iyo atabana nawe imyaka 12 ishize nta nuba kunyweraho amazi ariko intambara zikomeye yarwanye ntaho zagiye. Tugeze mu gihe cyo kuririmba amashimwe yuzuye amashimwe mu mutima amashimwe mfite sinayavuga azakurenga mu izina rya Yesu. Utararetse wandagara utaragukuyeho amaboko atari uko wakoze ibyiza uwahagararanye nawe muri bwa bukwe agahagararana nawe cyagiye no muri bya bibazo wikwemera ko atandukanwa nawe n'abantu. Abantu ntibazatuma uva ku Mana, abantu bazahora ari abantu, izahora ari Imana. Zamura ibiganza nsaba umugisha data mu izina rya Yesu. Ai tuguhaye icyubahiro mwana. Amagambo yose duhanuye ndavuga ngo mu isi y'umwuka ahinduke réalité au nom de Jésus. Ndarema ngo ahinduke reality. Ijambo ryose risohotse mu kanwa k'abantu nkuko uvuga mu ijambo ryawe ngo waduhaye ubushobozi n'ubutware. Mwami wampaye kuba umukozi wawe, mpuje kwizera n'ubuhanuzi bahanuye. Ndavuga ngo so shall it be in Jesus' name. Bibe gutyo ku bana babo, bibe gutyo ku buzima bwabo, bibe gutyo ku rugo rwabo, bibe gutyo muri kariya kazi, bibe gutyo abujya mu rugo rwe, bibe gutyo mu izina rya Yesu. Zamura ibiganza. Data wera, marayika wawe ushinzwe amasengesho y'abera ashyire kashe kuko tubigusabye turi imbere yawe mu izina rya Yesu. Mbere y'uko kwezi kwa kabiri kugera ku musozo, iyi minsi mike isigaye
ufata ijuru mwami, upasura ijuru nk'uko ijambo rivuga muri Yesaya ngo satura ijuru manuke imisozi itengukira imbere yawe. Turabwira imisozi yose yari duhagaze imbere, uribwira iki wa musozi we uhagaze imbere y'umukozi wanjye Zerubabeli? Niko ijambo ryawe rivuga. Bibiliya ikavuga ngo uzaringanizwa ube ikibaya. None iri joro turareba iyi misozi turayibwiye ngo uribwira iki wa musozi we? Aka kanya turakuritura v'imbere yacu mu izina rya Yesu. Turagusenya utubise wa musozi w'indwara, wa musozi wa karande, wa musozi wa shomaje, wa musozi wa gahinda, wa musozi wa depression, wa musozi w'ubushomeri, wa musozi we, buri musozi wose uvuge. Turakuvuma, turakubwira ngo tuve imbere aka kanya mu izina rya Yesu. Marayika babashyire igikumwe mu byo dusabye. Suko turi beza nuko ubaha ijambo ryawe wavuze mwami. Waravuze ngo dukomange tuzakingurirwa. Natwe turasunitse, nta n'uwo dukomanze gusa mwami, dukingurire mwami, kuko uri mwiza kandi imbabazi zawe zihoraho iteka ryose. Data wera, uku kwezi kwa kabiri turakubatiza kuba ukwezi kwa celebration, kuba ukwezi kwa celebration, kuba ukwezi kwa celebration. Turagarura imitima y'abacu yagiye kure yawe, turagarura imitima y'abacu umwanzi yafashe, turagarura ibyacu umwanzi yari yaratwibye mu izina rya Yesu. Turagarura isoko y'amahoro atemba iwacu, turagarura ibyishimo mu miryango yacu mu izina rya Yesu. Data wera, Eliya yabwiye umugaragu we kuzamuka akareba mu gihe yarimo arasenga, agenda cette fois ntacyo abona. Bwa karindwi aragaruka aravuga ngo abonye agacu. Uyu mugoroba tuhavanye agacu ka celebration, tuhavanye igicu cya celebration. Imvura y'impangukano igiye kugwa, imvura y'impangukano igiye gusimbura inzara twari tumazemo imyaka mu izina rya Yesu. Urakoze, icyubahiro, gukurirwa ubwatsi no gushimwa bibi byawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen, 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 amen. Imana ibaho umugisha mwinshi, bikubera uko wizeye mu izina rya Yesu.